zirakarengane tubasubiza agaciro bambuwe ubumwe dufite budutere umuhanzi ati twibuke izo nzirakarengane tubasubiza agaciro bambuwe ubumwe dufite budutere kwiyubaka nibwo butumwa buri munyarwanda wese akwiye gufata ndetse akanabugenderaho kuva ubu kugeza n'ibihe bisigaye by'igihugu cyacu. Dukomeza ikiganiro cyacu nyakubahwa Professor, ndagira ngo noneho turebere hamwe. Twaje kureba mbere yuko tukomereza mu kindi cyiciro cy'ikiganiro cyacu, dusubire inyuma gatoya. Twarebye uburyo umukoroni yaje mu gihugu, akaba leta ya mbere n'iya kabiri zitabashije guhuza abanyarwanda, byaje kugeza kuri jenoside. Umuntu akibaza ati ni ukubera iki ibi ngibi aya mahano yabaye muri Afurika yageze mu gihugu cyacu akaba ari yashinga imizi mu gihe ubukoroni bwageze hose, bwageze mu bihugu byose hafi ya byose bya Afurika, ariko twebwe akaba ari twebwe twahuye na jenoside. Iki kibazo kiraruhije kugisubiza kuko biraruhije kuvuga impamvu nyirizina, ariko wenda nyirageza nko kugira icya mbere buriya gutanya abantu basanzwe batandukanye ntambara gushyiramo nibyo. Mu Rwanda rero abantu bashatse kudutanya kubera ko twari umwe, bashyizemo imbaraga nyinshi bashyiramo imbaraga nyinshi, barapompinga kugira ngo iyo ngengabitekerezo ishobore gufata. Ntanze nk'urugero, buriya gutanya igufwa ridafatanye biroroha na nyiraryo ntabwo avunika cyane, ariko igufwa rifatanye ushatse kuritanya na nyiraryo ari wowe ubishyiramo imbaraga, ariko na nyiraryo uramubabaza cyane. Nge ndibwira ko bifitanye isano n'ibyo. Ubwo n'ibindi bihugu byose ubona bifite abene gihugu bajya ku bumwe cyangwa bafite ukuntu begeranye, usanga iyo habaye ibibazo biba ari ibibazo biteye ubwoba. Ari iwacu mu Rwanda, ari mu baturanyi bacu b'i Burundi, ari mu Basomali, ahantu hose usanga mu rwego rwa Afurika gutaba abantu, ahubwo ni umwe nyine, bakwiye kuba umwe kuko bavuga ururimi rumwe, bafite ibi n'ibiri bimwe. Usanga rero kumenya impamvu ngira ngo naho hombi, ariko igikomeye ni no kureba uko buri bibazo twagiye tubijyamo nuko twagiye tubisohokamo. Uko twagiye tubijyamo nuko twagiye tubisohokamo, nk'ahandi nko kujya kubwira abantu basanzwe batandukanye kubabwira ngo bamwe bavuye aha abandi bavuye aha, muri rusange usanga bitagira, usanga abantu akenshi bapfa ubutegetsi gusa. Ariko hano twageze aho hazamo icyo kintu cyo kuvuga ngo kugira ngo mbeho uyu nguyu agomba kubanza agapfa, ikintu kibi cyane. Nuko nakivuga, ariko byumvikana ko wenda igikomeye nibwira twaha isi ni ukuvuga ngo ariko igihugu cyabayemo ibibazo bingana gutya, ikabamo jenoside ifite ubukana bumeze kuriya, igatwara abantu bangana kuriya mu gihe gito kingana kuriya, aba bantu bashoboye bate kongera kuba umwe? Ndibwira ko ari ryo somo rikomeye abanyarwanda twakwifuza gusiga nk'umurage nyuma yacu no mu bana bacu, bakazajya bareba atari aha byagenze uko byagenze. Hari abaduciye muri inzira, iyo ugiye mu mateka urayigenda uyibona, ugasoma abazungu babigenje bite, abanyarwanda twabimize dute. Ariko igikomeye abanyarwanda kwishakamo imbaraga zo guhindura amateka, guhindura icyo cyerekezo cy'amateka, tukavanamo ahari amacakubiri tukahazana ubumwe, ahari ikibi tukahazana icyiza. Ndibwira ko ari icyo abantu bakwiye guharanira kugira ngo gisigare nk'umurage wacu w'ikinyejana n'abana n'imbere mu bana bacu. Uwo rero ni umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere cyangwa se Rwanda Governance Board, twakiriye muri studio zacu za KT Radio. Ufite igitekerezo ukagira ubwunganizi, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp yacu ni 0783461595. Mu minota mike dusigaranye dushaka kugira bike dusoma, bitakunda nta kibazo. Ushaka kandi gukoresha Facebook page ya KT Radio, hari post iriho ukayireba, ubundi ugashyiraho comment, hari na zimwe zamaze kugeraho. Nyakubahwa Professor, nagira ngo
noneho tuze kureba u Rwanda rwari igihugu cyahuye na jenoside ndetse bitugiraho ingaruka zikomeye. Abagenda imahanga nibo bazaga babivuga bati aho ugeze hose bakubwira jenoside, ariko ubu bigenda bihinduka. Iyo umuntu yumvise u Rwanda yumva kwihuta mu iterambere, akumva imiyoborere myiza n'ibindi nk'ibyo. Ni iki cyatumye icyari umukara gihinduka umweru, ahari ahabi hahinduka heza ku ruhando mpuzamahanga? Ese umuzi ni uwe? Urakoze. Ngira ngo umuzi nta handi wawushakira. Umuzi ahantu hambere uri, umuzi uri mu buyobozi n'imiyoborere y'igihugu cyacu mishya. Icya mbere, abanyarwanda twagize imana tubona ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika. By'umwihariko afata n'inkoni, agenda isi, agerageza kuyigaragariza iki gihugu ibibazo byacyo n'icyerekezo, kandi birafata. Ariko ntibyabaye kugenda gusa, kuko imiyoborere ya nyuma ya 1994 by'umwihariko nyuma y'ibihumbi 2003 dusohotse mu nzibacyuho, yazanye amatwara, yabaye impindura amatwara koko. Icya mbere, iyo gahunda y'ubumwe nari nagarutseho kare, yongereye umurego. Perezida wa Repubulika Paul Kagame amaze kuba perezida, gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge yarakomeje cyane, ariko igikomeye yashyize imbaraga zikomeye mu kugarura icyizere mu banyarwanda. Ukabona ko leta irimo ishyiramo imbaraga cyane ku buryo abanyarwanda bigirira icyizere, batiheba. Gahunda zo gukemura ibibazo gacaca ibiraje, ibibazo by'aba abantu barebaga bakabona ari ibibazo bidashoboka, bitangira kugenda bishoboka nyuma y'imyaka 10. Ibyo yakoze twarabibonye. Igihugu abantu bakekaga ko nta mutekano kizagira, nk'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu zirinda igihugu rwose, ziba imyugariro. N'abagerageje kudusubiza inyuma birabananira, baba abanyarwanda, baba babafashaga duturanye, baba n'abafashaga bakure, byarabananiye ko umutekano w'igihugu uhungabana. Ibyo byatumye dushobora gukomeza kwiyubaka no gukomeza kwigirira icyizere, kuko bashakaga guhungabanya umutekano wacu, bashakaga ibitekerezo bijyana mu murongo wa jenoside, bijyana mu murongo wo kudusubiza inyuma, umurongo w'amacakubiri. Kuba rero ingabo zarabaye imyugariro, zikarinda umutekano w'igihugu, zanarinze n'imitekerereze yacyo na ideoloji nshya n'imitekerereze mishya y'igihugu cy'abanyarwanda bose. Ingiki cyabaye ikintu gikomeye, kandi wabonaga perezida w'igihugu abifitemo uruhare, abifitemo n'ubushake bukomeye. Icya kabiri nibwira ko nacyo cyaturanze, nuko twagerageje kwishakamo ibisubizo. Twakoranye nk'abanyarwanda, twari dufite n'ubu turacyafite abo dukorana nabo, turacyafite inzego zitandukanye mpuzamahanga dukorana mu rwego rwo kwiteza imbere cyangwa se no gushyigikira ibikorwa dukora. Ariko isoko y'amajyambere y'iki gihugu, isoko yo kuvayo y'u Rwanda, yabaye kwishakamo ibisubizo. Leta y'u Rwanda ishyira imbaraga mu gutekereza no gutekerereza abanyarwanda, kuko uburyo bw'umwimerere bwo kwishakamo ibisubizo bwinshi bwagiye bubyarwa na leta. Wavuga gahunda ya gira inka, ni gahunda ya nyakubahwa perezida wa repubulika. Wavuga gahunda ya VUP, ni gahunda yatekerejwe na leta. Wavuga gahunda zitandukanye, ubwisungane mu kwivuza ni gahunda, umuganda, inyinshi ni gahunda zagiye zitekerezwa na leta. Ibyo bivuga ngo ubuyobozi bwacu bwabaye ubuyobozi bwiza, ubuyobozi butekereza abaturage. Hari abasaza tujye tuganira bakubwira ati, ubuyobozi bw'iki gihugu perezida wa repubulika ntaho turamubona, ntaho byigeze biba ko umunyarwanda wese, ko umuyobozi ashaka ko umuturage wese atunga inka. Kuko inka kuva kera abasaza abanyarwanda bari bazi ko ni ikimenyetso cy'ubukungu, atari n'ikimenyetso gusa. Inka itanga ubukire. Iyo ufite inka, niyo waba utanywa amata, nibura iguha ifumbire ugahinga ukeza. Ibyo rero uburyo bwo kwishakamo ibisubizo bwabaye imbarutso yo kugira ngo abanyarwanda bibone mu gihugu cyabo, kugira ngo abanyarwanda babone ko ubumwe aricyo cyerekezo, kugira ngo abanyarwanda bigirire icyizere kandi banizere ko ejo hazaza
bashobora kwivanayo bakarushaho kwiteza imbere. Usanga ubuyobozi bwacu bwaraharaniye cyane ko haba impinduka zigaragara mu mibereho y'umunyarwanda uwo ari we wese ari ukennye, ari ugerageza, ari ushaka kujya mu bucuruzi. Ugasanga ubuyobozi buraharanira ko umunyarwanda mu byiciro byo bitandukanye harifuzwa ko yamera neza kurushaho. Icya gatatu ubuyobozi bwakoze ni ikintu gikomeye nacyo, wenda navuga mu magambo nk'atatu. Icya mbere ni ubuyobozi bwifuza ko abanyarwanda basangira igihugu n'amahirwe yacyo. Nk'ubu iyo bavuze ngo u Rwanda ni igihugu cya mbere ku isi cyahaye urubuga abagore muri politiki cyangwa se mu nteko ishinga amategeko, iyo ni isura u Rwanda rwagize, ariko ifite aho yaturutse mu buyobozi. Bakavuga bati ntibishoboka ko ubuyobozi n'imiyoborere byaba ikibumbiro cy'abagabo gusa, n'abagore bafite ubushobozi nibaze, hashyirwaho amategeko atuma mu nzego zifata ibyemezo abagore nibura bari 30%, ariko by'umwihariko nko mu nteko ishinga amategeko ugasanga barenze na 50%, muri 64%. Icyo ni ikintu gikomeye gituma no ku isi bavuga bati kiko kiriya gihugu gifite umwihariko, kuba rwose n'abagore buriya no ku isi ibihugu byinshi ntabwo abagore ntibahabwa ikaze cyane muri politiki. Hari ibihugu bike, ariko muri rusange ngira ngo umwera uturutse i Rwanda uragenda ukwira ku isi ko abagore n'abagabo bagomba kureshya kugira ngo isi itekane, tugire amahoro. Ikindi kijyanye n'icyo ni uko ubundi leta zose umutwe wa politiki uriyamamaza ugatorwa, ugakorera cyane cyane abawutoye n'abenegihugu, birumvikana, ariko imbaraga u Rwanda rushyiramo muri ya miyoborere ishingiye ku muturage ni nyinshi cyane. Gahunda z'iterambere ry'abaturage murazizi ko ari nyinshi, ubwisungane mu kwivuza. Ugasanga ubuyobozi ntibuhwema, ntibuhumeka igihe hari abaturage b'abanyarwanda badafite ubwisungane mu kwivuza. Ugasanga birabahangayikishije, ugasanga barashaka ko abaturage bose bamererwa neza. Ugasanga leta irashaka ko abaturage bose amazi abageraho. Ugasanga leta irifuza ko abaturage bose babona amashanyarazi bagacana bakagira. Ugasanga leta irashaka ko ifumbire n'imbuto nziza zera bigera ku baturage. Izo mbaraga zakomeje gushyirwamo rero, izo nizo mpinduka z'imiyoborere zituma u Rwanda rukunze kurebwa nk'igihugu gishobora kuba gifite amasomo n'ibindi bihugu byareberaho. Ariko hari n'ibindi nko kuba twari igihugu gifite gikennye ariko kivuye aho hantu habi, ariko tukavumbukana ibindi bintu bibiri. Ikindi kintu u Rwanda rwazanye gikomeye, rwaje mu kwiyubaka, duharanira kuba igihugu gikorera mu mucyo, kirwanya ruswa, gicunga neza ibya rubanda. Dushyiraho inzego, dukora neza, tuhangana na ruswa, ntabwo irashira, ariko imbaraga zo kuyirwanya ubu kugeza uyu munsi urebye ibipimo mpuzamahanga bigaragaza ko u Rwanda nicyo gihugu cya mbere mu myaka 10 ishize cyashyize imbaraga cyane mu guhangana na ruswa, kandi izo mbaraga zikagenda zitanga umusaruro. Nubwo haba hari ibihugu ku isi biturusha imbaraga zo guhangana na ruswa, ariko abateye intambwe yo kwihuta mu kongera izo mbaraga, u Rwanda nirwo ruza ku isonga nk'igihugu cya mbere kigaragaramo ubushake bwo kurwanya ruswa. Icyajyanye n'icyo ariyo ngingo ya gatatu nagira ngo mbabwire, nuko twabashije gushyiraho politiki zireshya cyangwa zorohereza ishoramari. Tuba igihugu cyifuza ko ejo hacu hashingira kubikorera. N'ubundi ku isi hose ibihugu byateye imbere, ibikorwa by'iterambere byinshi, abatanga akazi benshi, abinjiza amafaranga mu gihugu benshi baba ari abikorera, ntabwo bari inzego za leta, nibo batanga akazi cyane. Ni ukuvuga igihe urwego rw'abikorera rukora neza, igihe leta yashyizeho ibiborohereza kugira ngo bashobore kwicururiza no gushora imari yabo mu gihugu no mu bibyara inyungu, iyo bari politiki nziza. Iryo ni ihame ku isi hose ryemerwa ko ari gutyo bigenda. U Rwanda rero narwo ruri ku isonga mu bihugu byakoze neza, bityo bigahindura amategeko ajyanye n'ishoramari, bigahindura amategeko areshya abanyamahanga bashora imari mu gihugu, ndetse tugakora n'ivugurura rijyanye
n'uburyo umutungo kamere wacu dushobora kuwubyaza umusaruro, yaba umutungo kamere ujyanye n'ibidukikije, yaba umutungo kamere ujyanye n'ibyo dufite, ari ibyo tweza, ari za kawa, ari ibyayi. Ubu ngubu ariko dushyira n'imbaraga mu guhindura imiterere y'ubukungu bwacu. Murabizi ko kera igihugu cy'u Rwanda aho twavanaga amaramuko cyane ni mu buhinzi n'ubworozi, ariko ubu ngubu biragaragara ko ibyo tuvana mu bwenge bwacu, ibyo tuvana mu byo dushobora gukorera muri iki gihugu byagiye bizamuka. Imitangire ya serivisi twifuza ko nubwo tugifite urugendo, ariko ni ahantu bigaragara ko igihugu cyacu cyashyizemo imbaraga nyinshi. Ibi byose rero indi ngingo n'ubwo wenda amahanga atari areba cyane, areba ibyo nimaze kuvuga, ariko indi ngingo nk'abanyarwanda buriya tubereye impamba ikomeye nuko iyi leta yabashije kubaka igihugu cya bose. Igihugu cya bose ni ukuvuga iki? Amahirwe igihugu gitanga umuntu wese, yaba mu majyepfo, yaba mu majyaruguru, yaba yirabura, yaba ari inzobe, yaba umukobwa, yaba umuhungu, ukaba uzi ko niba ufite ubwenge uri bujye ku ishuri ukiga, ugakomeza ukiga, ukaba uzi ko niba ufite ubushobozi uri bushake akazi, hari uburyo bukorwa ku buryo nawe ku kazi wakabona ukagapiganirwa. Ariko cyane cyane ikintu cyitwa guha abanyarwanda uburyo bose bakwiga, bakagira ubumenyi, bakagira ubushobozi. N'udahabonye akazi muri leta akaba yakihangira, cyangwa se bamubikorera bakamuha akazi, nubwo bose batakabona ariko bajijutse. Aho kugira imbaga y'abantu b'injiji, watanga ubushobozi abantu bakiga bakamenya, niyo utabasha kubaha imirimo bose, ariko nibura bakaba bafite ubwenge, bashobora no kwambuka aho bashobora guhahira, bakajya guhaha bareba, babona, bakanuye, bafite ubwenge, bavuga indimi zitandukanye, n'ibyo babonye bakamenya uburyo babikoresha neza. Ibyo rero nizo n'impinduka zikomeye abanyarwanda ntituzabe nk'abandi ngo bambaye ikirezi, zabaye buriya ni mu gihe gito cyane. Imyaka 10-15 mu buzima bw'igihugu ni imyaka mike cyane. Kuba muri iyo myaka 10-15-17 tumaze kugera ku bintu bingana bityo muri iki gihe gito, impinduka zikomeye mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage, mu rwego rw'imiyoborere, ni ibintu bikomeye cyane. Bizafata undi mwanya kugira ngo u Rwanda nk'igihugu tube igihugu gifite umutungo mwinshi, tumaze gukira, aho abanyarwanda wenda tuvuge 80% bazaba ari abakungu, bakungahaye bari hejuru y'umurongo w'ubukene, aho abanyarwanda benshi bazaba batuye mu mijyi bafite imirimo. Ibyo biradusaba urundi rugendo, ni politiki igikomeza, ntabwo turagera iyo tujya, ariko aho tugeze ubu ngubu haratanga icyizere ko naho imbere twifuza dushobora kuhagera. Nenga cyangwa ushime, jya impaka zubaka, sesengura, sobanura, sobanuza, ushira amatsiko, winiganwa ijambo, duhane ijambo. Duhane ijambo ni urubuga rw'ibitekerezo kuri KT Radio.